Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Wa mwana wari waravukanye ikibazo cyo kugira umwenge ku mutima yitabye Imana. Irasubiza Chris ariwe nyakwigendera, ni umwana umwe mu mpanga ebyiri zabyawe na Mutezimana Venansi wo mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Irasubiza Chris akaba yari amaze imyaka irenga 2 arwana n'ubuzima kubera ikibazo cy'umutima wari umaze kuzamo imyenge 3. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Mutezimana yatawe n'umugabo bamaze amezi 10 mu bitaro hagati muri 2020. Amusigana abana 3 barimo impanga ebyiri zirimo na Chris wari waragize n'ikibazo cy'imikurire kubera kudashyira uturaso ku mubiri. Inkuru y'urupfu rwe yamenyekanye muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 28 Nyakanga 2021. Ikaba yaje ikurikira inkuru yamutabarizaga ku itariki 12 Ukuboza 2020. Ubwo Kigali Today iheruka kuvugana Mutezimana Venansi ari we nyina w'uyu mwana, yavuze ko nta bufasha bwo kuvuza umwana yigeze abona usibye gusa bagira neza bake bamuhererezaga amafaranga yo guhaha. Umwe mu baganga bavura imitima y'abana bakiri bato mu Rwanda, Dr Kamanzi Rusingiza Emmanuel, yavuze ko ubuvuzi bwo kubaga imitima kugeza ubu mu Rwanda bikorwa n'abaganga baturutse hanze mu rwego rwo gufasha abadafite ubushobozi bwo kujya kwivuza hanze. Muri iyi minsi ngo bikaba byarakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Mutezimana Venansi nta kindi cyizere yari afite ku buzima bw'umwana we usibye igitangaza cy'Imana, kuko no kubona ibyo atungisha abana 3 umugabo yamutanye nabyo yabikeshaga abagira neza nabo ndetse batabonekaga kenshi. Nubwo umwana wa Mutezimana yitabye Imana, ikigaragara aracyakeneye ubufasha kuko kugeza na n'ubu akiba wenyine mu bukene bukabije, afite n'abandi bana 2. Uramutse wifuje kumutabara wamubona kuri nimero 0787292104. Atuye mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Gatare. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.